ubaze umunsi ku wundi hashize iminsi 12 gusa Miss Rwanda Muheto Divine arekuwe n'urukiko aho yashinzwaga cyangwa se aho yarekatiwe n'urukiko ku gifungo cy'amezi 3 ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 119 by'amanyafaranga y'u Rwanda. Ariko Miss Muheto Divine yaje gufungurwa ahanishwa igihano, icyo gihano cy'amezi 3 ariko gisubitswe. Ariko noneho ibyo Miss Rwanda Muheto Divine akoze ibi bintu noneho ntabwo biraza kumugwa amahoro, ntabwo ibi bintu rwose Muheto Divine akoze kano kanya. Amakuru ahari kuri Muheto Divine ni amakuru atari meza na gatoya, ni amakuru yaje kugaragara cyangwa se kugarukaho n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho Muheto Divine birimo kuvugwa ko yongeye gusubira. Aya makuru rwose kuri Muheto Divine niba ariyo ibi bintu akaba ari byo kuko yakoze, Muheto Divine arananiranye, uyu mukobwa rwose arananiranye. Byakomeje bivugwa kenshi ko urubyiruko muri ino minsi rufite ikibazo gikomeye, rufite ibibazo byo kunywa ibiyobyabwenge byabaye byinshi mu rubyiruko ugereranyije n'iminsi yashize. Ariko noneho kuri Muheto Divine hashize ibyumweru 3 gusa nabyo bitari byuzura neza arekuwe n'urukiko, aho yashinjwaga ibyaha 3 twabigarutseho murabyibuka neza. Yashinjwaga ibyaha 3 birimo kunywa inzoga, yarangiza agatwara ikinyabiziga nta ruhushya rwa burundu, gutwara yasinze, hanyuma ikindi kugonga no kwangiza ibikorwa remezo. Hanyuma ibyo byaha byose yashinjwaga cyangwa se yashinjwaga n'ubushinjacyaha. Murabibuka ko ibyo byamujyanye mu rukiko akakatirwa n'urukiko, aho abantu bose bagarutse kuri ibi byaha by'uyu mukobwa, yajyana mu rukiko agasaba imbabazi, mu mbabarire n'ibiki bya byose mushinja ndabyemera. Urumva gutwara imodoka wasinze, noneho gutwara nta perime, ikindi no kwangiza ibikorwa remezo, ibyo ni ibyaha byose yashinjwaga n'urukiko, aho yashinjwaga ibyo byaha ndetse akahagirizwa cyangwa se agashinjwa ibyo byose kubikora, ndetse akaba yarihanangirijwe inshuro irenze imwe. Ibyo bintu byose murabyibuka ko ubushinjacyaha cyangwa se polisi y'igihugu yamushinjaga ko yihanangirijwe ibyo byaha, kubikoreka akaba byaranze kabisa, akaba byaranze. Ibintu rero noneho akoze, ibintu bibaye kuri Miss Muheto Divine, niba ibi bintu ari byo koko Muheto Divine arananiranye, uyu mukobwa arananiranye. Miss Rwanda 2022 rwose arananiranye. Abantu benshi bagiye bagaruka kuri Muheto Divine, bagaruka ku babyeyi be, aho bavugaga bati umubyeyi wa Nshuti Muheto Divine ni umupolisi ukomeye muri kino gihugu, yakabaye agira ibintu akora kuri uyu mukobwa, cyangwa se akabaye hari imbaraga yaba yarabishyizemo, ariko umukobwa ibintu ntibigera ahangaha. Abandi bagiye bavuga yuko Nshuti Muheto Divine byamubayeho nawe atari kubwe, bati ni ingaruka zibyabaye muri Miss Rwanda. Bakagaruka kuri bya bintu byabaye kuri wa mugabo wari uhagarariye irushanwa rya Miss Rwanda, bamwita Prince Kid. Bati ni ingaruka zibyabaye kuri Prince Kid. Murabyibuka neza, benshi bavugaga yuko Miss Muheto Divine ngo yagiye muri irushanwa rya Miss Rwanda nk'amaneko. Urumva ko ari umwana w'umupolisi ukomeye, bakigeramo agatanga amakuru muri buriya buryo, akagaragaza ibintu bibera muri Miss Rwanda, bigatuma na Miss Rwanda inahagarara. Bati wafungishe Prince Kid, abafana ba Prince Kid bakajya bamukomera baramwanga. Bandi bakagaruka bati umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 18 19 gutangira kumuhemba 800 bya buri kwezi, ukamuha imodoka agendamo, ukamuha ibintu byose bishoboka muri kino gihugu. Nta kabuza umwana atakivuruguta mu nzoga, atari gutekereza imishinga ikomeye, nta bintu bikomeye cyane ari gupanga mu mutwe, ari guhembwa amafaranga, afite freedom, ari gukora ibyo ashaka. Kunywa inzoga birumvikana, nta kuntu atabikora. Ikindi umuhaye imodoka, ese umuhaye imodoka nta ruhushya rwo gutwara imodoka afite, izo
uko byamera kose zayigendamo, afite imyaka mikeya, ugomba kukumva iyo fiera akayifiringa cyangwa se akabiviva. Benshi rero bagenda bagaruka kuri ibyo bintu bakavuga ko Miss Rwanda rwose kuba yarabikoze birumvikana, ni umuntu wese wabikora biriya, ariko abandi bakagaruka bati ni akamenyero, ni ibikorwa akora buri gihe bihoraho, rero nta kabuza atakagombye kwitwara kuri. Abandi bati kuba ari umwana w'umufande ukomeye muri kino gihugu, dore ko papa warakomeye, ni umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru, kugira ngo ujye kuba umuvugizi ku rwego rw'intara, uriya muntu aba akomeye pe, arakomeye cyane. Bati rero ntabwo kuba ari umuvugizi w'intara y'Amajyaruguru cyangwa se kuba ari umupolisi ukomeye muri kino gihugu ntabwo azafungwa, nta polisi yamufata ngo bamufunge. Abandi bakavuga ati ibi rero kuba barabikoze, kino gihugu cyacu gitandukanye n'ibindi byose mwigeze mwumva, cyangwa se gifite ukuntu kiyobowe, nta muntu uri hejuru y'amategeko, nta n'umwe agomba gufata agafungwa. Ari no mpamvu babikoze kugira ngo batange urugero rwiza, nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko agomba kuryozwa ibyo yakoze. Ngira ngo muribuka neza ko urubanza rwa Miss Rwanda rwabaye ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10, hanyuma rusumwa ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11. Urabona hashize iminsi 12 deja ibi bintu bibaye. Nibwo yajyaga mu rukiko, murabyibuka neza, agasabirwa imbabazi, nawe yemera icyaha ku mpanuka ze yagiye akora. Muribuka ubwo yakoraga impanuka vuba Kicukiro Sonatube, agakora impanuka akagonga umukindo, akangiza, akagonga n'ipoto. Ibyo byaha dore nibyo yashinjwaga, ariko birangira nyine urukiko rumubabariye, bamukatira igifungo cy'amezi 3 n'ihazabu y'ibihumbi 119, ariko gisubikiwe mu mwaka umwe. Reka nongere ngaruke kuri kino gihano gisubikiwe mu mwaka umwe. Bivuga ko iyo bagakatiye igihano gifungiye gisubikiwe mu mwaka umwe, bivuze ko igihe icyo ari cyo cyose, donc aba ari imbabazi uhawe, ariko uramutse ukoze ikindi cyaha mbereho yuko uwo mwaka urangira, bivuze ko iki cyaha wakora bakiguhanisha cyangwa se baguhana, ariko bagateranya bya bihano wari wahawe n'ubundi muri cya gihe. Ariko iyo uyitwaye neza muri uwo mwaka ukarangira udasubiye mu rukiko, ntabwo baguhana ngo cyaje bigaruka, biba byarangiye, ubwo urumva batangira bundi bushyashya. Ariko iyo ugisubiriye ugasubira cya cyaha cyangwa se ukagira ibindi byaha ukora, bafata cya gihano y'amezi 3 wakatiwe, bakaguteranyiriza ku yindi myaka, ku ikindi gihano hawe. Dufate nk'urugero, niba icyo cyaha ukoze gihanishwa wenda amezi 6, bazafata y'amezi 6 bateranyeho bya bihano n'ubundi wari wahawe, urukumva, babiteranyeho, ubwo bihite bihinduka amezi 9 y'igihano. Muheto Divine, mwibuke neza ko ubushinjacyaha bwashinzaga Muheto Divine bwari bwamuhasabiye igihano cy'umwaka umwe n'amezi 8. Birangira kubera ko atagoye urukiko agasaba imbabazi, akatiwe igihano cy'umwaka umwe cy'amezi 3 ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 119. Nkaho ibyo bidahagije rero, inkuru yaje kuba kasamutwe, inkuru iri kuvugwa yaje gutuma Muheto Divine agarukaho n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Muheto Divine agahinduka ikibazo, ibintu bigakomera. Biri kuvugwa yuko Muheto Divine yongeye. Muheto Divine ngo yongeye, nshuti, Muheto Divine yongeye arafatwa, yongeye yasinze, atwaye ikinyabiziga, ya modoka ya Hyundai Tucson yahawe muri Miss Rwanda mu mwaka wa 2022. Nshuti, Muheto Divine nta n'ukwezi kurashira avuye mu rukiko ahawe imbabazi. Ewana data nyagasani, ahawe imbabazi amaze gutanga amafaranga cyangwa se amaze kwishyura amafaranga ibihumbi 119 yakatiwe n'urukiko rw'inkizahazabu, yongeye arafatwa. Ubu nshuti, Muheto Divine biravugwa yuko ari mu maboko ataraye, yongeye gufatwa yanyoye, yasinze, kandi atwaye imodoka nta ruhushya rwa burundu arabona. Ibintu byumvikane neza, Muheto Divine yongeye arafatwa atwaye imodoka nta ruhushya rwa burundu arabona. Mwibuke ko hashize iminsi 12 Muheto Divine avuye mu rukiko, avuye muri gereza. Ubu ngubu iminsi 12 ishize, niba yarafite uruhushya rw'agateganyo, ubu nta nubwo yakabaye yagahawe kode ngo ajye gukora ikizamini. Birumvikana ko Muheto Divine nta perime ya burundu arabona. None arongeye arasinze, kandi ibyo bintu nibyo yahanwaga cyane se nibyo yaminyweho. Arambwira bati genda ureke inzoga, asaba imbabazi, anarahira yuko atazongera. None Muheto Divine arongeye arafashwe.
arongeye arafashwe. Iyi ni inkuru iri kugarukwaho, twongere twibukiranye iyo mu itangazamakuru turi kuvuga ko cyangwa se hari kuvuga ko ngo inkuru irimo kuvugwa ibyo bintu biba bishoboka cyangwa se bidashoboka. Iyo nkuru iba ishobora kuba ariyo cyangwa itariyo, ariko biravugwa yuko Muheto Divine yongeye arafatwa n'inzego z'umutekano zishinzwe umutekano wo mu muhanda. Iyo ni polisi, ngo yongeye imufata yanyoye inzoga atwaye imodoka nta ruhushya. Gusa ntago noneho yongeye kugonga, ntago yagonze, nta gikorwa remezo na kimwe yagonze, ariko Muheto Divine ngo yongeye afatwa atwaye imodoka nta ruhushya rwa burundu afite kandi yasinze. Muheto Divine ibi bintu niba ari byo arananiranye. Ibi bintu ntabwo bikwiye Miss Rwanda, ntabwo bikwiye umukobwa uhagarariye abandi mu gihugu. Umukobwa ubundi ni mutima w'urugo, ni nyampinga. Ariko ibyo Muheto Divine noneho uhagarariye abandi ku rwego rw'igihugu, wambaye ikamba rya Miss Rwanda kuva 2022 kugeza uyu munsi, nta wundi mukobwa dufite tureberaho, nta wundi mukobwa uhagarariye abandi uhari uretse we. W'ibyo ari gukora ni imbusane, ni akasamutwe, ni akabarore, ni akaga rwose. Uyu mukobwa Miss Rwanda Muheto Divine nshuti, bivuga ko n'ubundi ngo yananiye ababyeyi be kubera izo ngeso mbi afite z'ubusinzi. Baramuhannye biranga, dore ko bivugwa ko ngo ubwo yakoraga impanuka ngo yari atashye agiye no kureba umusore, dore ko ngo ahabe Kicukiro ntago aho yajya, ahubwo yari arimo gutanga ajya kureba umusore, aho bivuga ko ngo yari agiye kureba umusore we mu cyangwa se umukunzi we, ngo wari uri kumuca inyuma, agenda yirukanka yanyoye yanasinze, bituma akora impanuka. None rero uyu mukobwa ngo arongeye nanone afashwe yanyoye atwaye imodoka ya Hyundai Tucson, iriya modoka yahawe muri Miss Rwanda imugira uwo ari we, imufasha, yamuhawe ngo imufashe muri transport mu kazi ka buri munsi. Niyo irimo kumukoresha ibi byaha byose, niyo itumye yongeye gufatwa bwa kangahe se ahubwo ko butabarika, ko polisi mu rukiko yavuze yuko yamwihanangirije inshuro nyinshi zirenze izikenewe, akaba ariyo mpamvu afashwe icyemezo cyo gufatwa akajyanwa imbere y'inkiko. Aya makuru niba ariyo, ibi bintu niba ari byo, Muheto Divine arananiranye. Hashakishwe impamvu, hashakishwe uburyo, hashakishwe ukuntu uyu mukobwa yashyigarurwa mu murongo cyangwa se yashyirwa mu murongo, yasubira kuba umukobwa ubereye u Rwanda, akava muri zino ngeso. Ariko niba ari byo, akaba yasubiye mu maboko ataraya, akaba yasubiye muri polisi, akaba yasubiye mu rukiko, Muheto Divine noneho ntabwo arahabwa igihano kiri munsi y'imyaka 2. Mu byitege Arimba TV nicyo tubereyeho, amakuru agezweho, amakuru yizewe kandi acukumburanye ubuhanga, nta handi wayakura uretse kuri televiziyo nziza ya Arimba TV. Niba uri mushyashya, icyo tugusaba ni gukanda subscribe, like, share ndetse na comment, tukajya tubana amakuru yacu abagiye atandukanye. Hanyuma tubonereho umwanya wo gushimira wowe wamaze gukanda subscribe cyangwa se abone, wowe udahwema kubana natwe makuru abagiye atandukanye, wowe ufata iya mbere ukibona notification ugakanda kuri iyo notification ukaza kumva amakuru aryoheye amatwi, amakuru aba yunguruye cyangwa se acukumburanye ubuhanga. Tubashimire inshuti bakunze bacu, tubonereho umwanya wo gukomeza kwihanganisha abantu badufite ibibazo bitandukanye, abafite ubukene, abafite ibibazo by'uburwayi, abarembye, abarembejwe n'umubiri, abafite amasezerano menshi bagiye bahabwa n'uhoraho, ko biringira Imana kandi bakomeze bagume mu masezerano, dore ko wanditswe ngo hafite ishyano cyangwa se bazabona ishyano abava mu masezerano nta mpamvu. Wowe ufite ibibazo, komera kandi wihangane mu buzima bibaho. Wowe uri gukora ukabona biri kwanga, wicika intege, kuko umunsi ucikiraho intege niwo munsi utsindirwaho. Bakunzi ba Arimba TV, turabashimiye inshuti mwe bakunze bacu, mwe mudahema kubana natwe, amakuru yacu yo nakagaruka. Wowe ukanze subscribe kano kanya, tugusabiye umugisha. Ciao. Amakuru yizewe kandi anoza acukumburanye ubuhanga n'abanyamakuru b'intyoza, n'ahandi we yakuretse kuri sheni ya YouTube yitwa Arimba TV. Kanda subscribe, like, share na comment, ntiwibagire gukanda ukazogera niba uri mushyashya, kugira ngo ujye umenya amakuru agezweho kandi ku gihe. Arimba TV, kumenya amakuru kwanyu niryo sezerano ryacu.